Reka dusenge dushima Imana. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri Imana idukunda, idufite umugambi. So bwa mbere ubitugaragariza, wabigaragaje igihe uduha Kristo kugira ngo umugizera wese yo kurimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Tugushimiye rero ibiganiro byiza, amaterano mazima tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Mwami Imana, tuyoborwe n'umwuka wawe wera kandi ubane natwe. Urakoze rero kuko uri Imana yumva gusenga, kandi ugirire neza n'abazakurikira iki kiganiro. Mwami, ufungure imitima yabo, umwuka wera bagenderere kugira ngo bizageraho bibavana n'aho bibageza. Kenshi natwe ntacyo twari dusobanukiwe, ariko kubwo rwa rukundo wari udufitiye n'imbabazi zawe, uravuga ati bana banjye ntabwo nshaka ko mugenda mu mwijima, kuko genda uwo mucyo kandi unkurikiye azagenda muri uwo mucyo. Reka rero n'abazadukurikira bose bazagendere muri uwo mucyo wawe Mwami Yesu Kristo, bahore bashima bavuga ati Uwiteka ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Reka rero icyubahiro gikomeze kibi cyawe, haba mu bihe bya none ndetse no mu bihe bizaza. Ni mu izina rya Kristo Umwami wacu tugushimiye, amen. Amakuru yanyu, Amakuru yacu mwari muri aho. Turashima Imana. Umunsi wa none twifuje yuko twaganira ku ijambo ry'Imana, ariko hari ijambo ry'Imana tujya duhora twibaza inkuru z'umugabo bita Daniel muri Bibiliya. Hari aho twumva ngo niwe bajyanye mu rwobo rw'intare, ariko ntabwo tubizi neza. Pastor, uradusobanurira utubwire Daniel se ni muntu ki? Twumva amakuru kuri we. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Okay, amazina ni Hategekimana Innocent. Banyita pasiteri kuko tuba tuvuga ku bintu by'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo nari narambikwaho ibiganza ngo nitwe pasiteri. Uretse ko mbifitiye uburenganzira kuko narabyigiye. Ibyo byose nabyo nishimwe ku Mana. Nibyo pasiteri. Rwose. Ibyo kibazo ni ikibazo kiza cyane. Abantu benshi bakunda kwibaza ku buhanuzi bwa Daniel. Ese ibi Daniel bamuvugaho iki? Ese yaturutse he? Ese Daniel uyu ni muntu ki? Ariko tukaza kubona uburyo Imana ari umukozi w'umuhanga, kandi ijambo ryayo nk'uko nagusaba kugira ngo unsomere mu gitabo cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Yego. Igice cya mbere umurongo 21. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Rwa Petero. Igice cya mbere umurongo 21. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Igice cya mbere umurongo 21. Igice cya mbere umurongo wa 21. Hasomere. Haravuga ngo dusome mu izina rya Yesu. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Imana igumugisha cyane. Abantu b'Imana bavugaga iby'Imana bitavuye kuri bo, byabaga bivuye ku mwuka wera w'Imana. Ari umwuka wera ubashoreye. Ari umwuka wera ubashoreye. Uyu Daniel rero tubona mu gitabo cya Bibiliya. Uyu Daniel kugira ngo ajyanwe i Babuloni uyu munsi bavuga ko ari igihugu cya Iraq, kugira ngo ajyanweho ubunyagano. Byaturutse ku muntu umwe wari umwami witwaga Hezekiya. Uwo Hezekiya, abantu baturutse i Babuloni baje kumusura bamwishimiye kuko yari yararwaye, agira naho Imana imutumaho umuhanuzi wayo witwa Yesaya, atiraga ibyawe ugiye gupfa. Nibwo yahindukiraga, Bibiliya niko itubwira, ngo akarira Imana akavuga ati Mana n'ukuntu nagukoreye none ngiye gupfa. Imana iravuga ati none umugaragu wanjye ntusubirayo, umugaragu wanjye ndacyamwishimira, aracyamfitiye umutima. Sura mubwire ko mwongereho imyaka 15 yo kubaho. Turi kumwe inshuti zanjye, murimo munanyumva. Turi kumwe. Imyaka 15 rero hayigira umugisha wo kongera kubaho. Nibwo hari intumwa zaturutse i Babuloni zivuga ngo zigiye gusura inshuti yabo yitwa Hezekiya bamushimira. Agezeyo, bageze iwabo aho ngaho i Yerusalemu, abereka ubutunzi bwose bwari mu bubiko bwiwe by'ibintu bye byose, agira naho ajya kubereka ubutunzi bwo mu rusengero rw'Imana. Ariko byari bimeze. Niko byagenze. Yari n'umwami Hezekiya. Hezekiya ari umwami w'Abayuda. Imana irongera isanga Yesaya aravuga ati umva, genda usubire ku mugaragu wanjye yakoze ikosa. Yagize naho yereka abantu bo hanze ubutunzi bwe, ndetse agera naho yerekana ubutunzi bwo mu nzu y'Imana. Nibwo yaje aramubaza, wansomera? Dusome ngaho nsomera mu bami wa kabiri. Abami ba kabiri ibice 20 kugira ngo abantu babyumve neza, tujye tugendana umurongo ku wundi. Twe kwihuta kugira ngo nabo bizabafashe. Abami wa kabiri ibice 20 duhere ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18 cya 19 byaba byiza kurusha.
kugira ngo abantu babyumve neza tubone gusobanura Daniyeli buryo yajyanywe bunyago n'abariya bagenzi be. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice byaho 20 mbere ku murongo wa 14 ugeze ku wa 19. Duve ku murongo wa 14 twigire hepfo gato ya kuri 19. Yego. Reka twumve uko Bibiliya itubwira mu ijambo ry'Imana. Iravuga ngo bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati, ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni. 15. Arongera aramubaza ati, mu rugo rwawe babonye iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. 16. Yesaya abwira Hezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuga. 18. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Niyo wagarukira ngaho birahagije kugira ngo abantu basobanukirwe bumvise abahungu ni ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwira ko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Murabyibuka marayika Gaburiyeli ajya kubibwira Mariya avuga ngo ngiye nta mugabo mfite ntacyo, ariko Imana kuko yari yarabivuze yuko umwami Imana cyangwa umwami Yesu Kristo azavuka ku mwari. Byahanwe n'uwo mugabo witwa Yesaya. Kristo yaje ku isi hashize imyaka 700. Iby'Imana rero ntabwo ivuga ijambo rya ariko ikariherekeza. Ni nako yabwiye Yeremiya mu gitabo cya Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 12. Imana yaravuze ngo Yeremiya wabonye iki? Avuga uburyo yabonye umurinzi n'ibiki byose. Imana iramubwira ngo uziko ngo wabonye ko ndindi ijambo ryanjye kugeza ndisohoje. Niko naho muri Bibiliya havuga. Ijambo ryayo mpaka ibihumbi ndetse ibishoboje. Nuko Imana niko iteye rero. Aha ngaho mbabariro ugere ku murongo wa 19 uvuga ukuntu Hezekiya yavuze. Umurongo wa 19 ndura wumve ko Hezekiya yavuze. Umurongo wa 19 yego iratubwira ngo Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka uvuze ni byiza. Arongera aravuga ati, none se si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho? Urakoze cyane. Urumva aho yaciye bugufi ngo asabe Imana imbabazi kugira ngo arebe ko Imana yakorona biriya bihano by'uko ibyo yavuze yuko abahungu be bazajyanwa bakazabagira inkone bakajya muri gihugu cy'i Babuloni n'ibintu byose basekuru bari barashyize mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka byose bizasahurwa. Hezekiya we yarivuga ati, nimba nzanjye ufite amahoro nta kibazo ibyo bizabe ntakiriho. Nta jambo Imana ivuga ngo uri inshuti yanjye. Byanze bikoze iby'Imana yavuze rero yabisohoje. Nibwo habaye igihe Nebukadinezari noneho yabwiwe aya makuru y'ibintu byose biri Yerusalemu. Agira gute? Aravuga ati, noneho reka mpateze intambara njye gufata bunyago abantu cyane cyane mu ndebere n'abantu b'abanyabwenge n'abana b'imfura. Niko Bibiliya ivuga mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2. Atwereka uburyo bahise bagenda bagatwara ba Daniyeli, ba Hananiya, ba Mishayeli n'abandi bari twita ba Saduraka, Meshaki na Abedenego. Bari abasore bari mu bana b'imfura kandi bakomotse ibwami. Naho rero niyo nkomoko byaturutse kuri Hezekiya. Hezekiya we yagiye akajya kwerekana iby'ibwami akerekana n'ibyo mu nzu y'Imana, bigatuma abanyamahanga baza kubisahura. Aho yaciye bugufi ngo asabe Imana imbabazi aravuga ngo nta kibazo, ngubwo ni nk'ubu ngubu batubwira iby'agakiza, ngubwo mfite amahoro mu gihe cy'ingoma yanjye, nta kibazo, nta mbogamizi mfite. Ariko uyu munsi Bibiliya yatubwira ngo iki? Mubwire abantu iby'inkuru nziza ko Kristo yapfuye akazuka, kandi umwemera wese akamwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakabifata nkaho atari ukuri, kandi nuko kuri kw'Imana. Imana ni ukuri ntibeshye. Niyo mpamvu Yesu yivugiye Yohani ibice 14 ku murongo wa 6 aravuga ngo ni jyewe nzira kandi nanjye kuri, ni nanjye bugingo. Ntawe uzajya kwa Data ndagize gute ntamujyanye. Nta muntu uzabona Imana atarizeye Kristo umwami n'umukiza, keretse ababayeho
bakiyoborwa n'amategeko Kristo atari yaza hehe, atari yaza hano ku isi. Yesu ashimwe cyane. Abo ngabo nabo bazakizwa kubwo kumvira amategeko yayoborwa icyo gihe y'abakozi b'Imana. Umva ngo abatambyi ibiki n'ibiki. Ariko uyu munsi umuhuza wacu ni Imana, ninde? Ni Kristo. Yes. Ngiki cyatumye rero ba Daniel n'abari abasore bajyanwa bunyabwo, bajyanwa hehe, bajyanwa i Babuloni. Kugihe cyarageze barabatwara. Icyo gihe babatwaye mu mwaka 606 mbere ko Kristo agera hano ku isi avuka. Yego. mbere ko Kristo aza mu isi nibwo bajyanye i Babuloni mu bunyago. Yego. Mbega izi nkuru niko abantu twagera tuzibaza ngo byagenze bite ku buryo ba Daniel, Sadraka, Meshaki na Abednego bagiye i Babuloni bajyanwe ari nk'imbohe. Bajyanwe ari imbohe n'ubundi. Yes. Bageze i Babuloni ntabwo babayeho gutya nk'uko abantu bahise bagira n'inkone kugira ngo babone uko babibwami. Uko bagezeho, uko dusoma Bibiliya nuko tugenda twumva amakuru ku bantu bagenda batwigisha ijambo ry'Imana. Tugenda twumva yuko ngo bagezeho bitwara neza. Nyine kwitwara neza aho byaturutse urahazi. Ni hariya banze kwiyanduza ku byo kurya by'umwami. Bituma Imana ivuga kubera ko bandwaniye ishyaka. Iyo urwaniye ishyaka Imana nayo ijya mu byawe. Yesu ashimwe cyane. Uribuka yuko umwami yarategetse ko bagomba kurya ku byo kurya by'umwami ndetse ni na vine yanywereyeho. Ariko abana b'abahungu kuko batojwe bagatozwa inzira z'Imana, baravuze ati ntabwo dushobora kurya ku biryo by'abanyamahanga, ntabwo tuzi ibi byabyo. Bashobora kuba babitekerereje, bashobora kuba se ari itungo ryapfuye babazi. Ibyo rero cyari kizira ku mwana w'umuyuda, niko babitekereje. Abati ntabwo dushobora kurya ikintu cyandujwe, iwacu umuco wacu birabujijwe. Niyo mpamvu bana bahindure n'amazina kugira ngo bibagirwe iby'umuco w'iwabo w'Ubuyuda, babita ari amazina y'ibigirwamana by'iwabo. Niyo mpamvu Yesu ukumva ngo Daniel yiswe Belteshazari, ukumva hari abahungu abangaba bitwa abantuza ba Hananiya, ukumva ngo bamwise Sadraka. Sibyo, ibyo byari ibigirwamana. Mu gihe Imana nuza Daniel buri byasobanurwaga yuko ari iki, ngo Uwiteka n'umucamanza wanjye. Abyumvise neza. Ariko aho Daniel bamuhinduriye izina ngo ni Belteshazari, baravuga ngo ni uwo Beri atonesheje. Icyo ngicyo inuza Belteshazari cyari kigirwamana cy'umwami. Babuloni. Bigirwamana byinshi. Ngo babajyanye Sadraka, Meshaki na Abednego babajyanye iwabo bigirwamana. Ubu ntabwo ariko bita ayo ni amazina bitiwe ibwami. Abo ba Sadraka, ba Meshaki, Abednego ntabwo ariyo yari amazina yabo. Amazina yabo yabari ba Hananiya, ba Mishayeli, ba Daniel nuza na Zariya, niko bitwaga. Yego. None se Padre Karame. Ngiye kuvuga ikindi kibazo turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Se turimo tureba uburyo bano bagabo Daniel, Sadraka, Meshaki na Abednego bajyanye i Babuloni. Yego. Uburyo bagezeyo. Twabihuza gute n'ubuzima bwa Kristo umunsi wa none uko turi kubona isi irimo kutujyana, twabihuza gute? Ibi ngibi bisaba gusenga. Uribuka ko Daniel we yasengaga ngo 3 ku munsi, byageze naho babimureka. Kubera iki? Kubera ko yarazi imbaraga ziba mu gusenga. Uko usenga Imana niko umwuka wera guhishurira n'ibyo utarushoboye gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga, natwe tukavuga ngo umwuka wera dushoboze kumenya icyo Imana idushakaho, kuko Imana ishaka nta muntu wese warimbuka, ashaka abantu bose bakizwe. Imana ikunda umuntu. Niyo mpamvu yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane cyane, none yashyizeho na cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atagira gute atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ijya kureba isi itangiriye igice cya 126 yarivugiye ubwira avuga ngo mureke turimo umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atware ibiri mu isi no mu nyanja. Mbese yadugize umutware. Bibiliya ikatwereka ko yatugize ngo nk'Imana haburaho gato, kuko turarema uyu munsi, tukarema imodoka ikagenda mu muhanda, tukarema ubwato bukagenda ku nyanja, hari n'ubugenda munsi y'inyanja, sibyo? Tukarema indege ikaguruka mu kirere, uko niko kuri. Tukarema za satelite zigenda gutya, ibyo byose byogajuru bikagenda gute bikontorora isi cyangwa se n'ibindi bijya mu kwezi cyangwa mu yindi migabane. Ubwo ni ububasha Imana yahaye umuntu. Ariko none iravuga ati noneho kugira ngo atazaribuka kubera icyaha cy'umuntu witwa Adamu wanze kunyumvira, akazarimbuka akazabura ubuzima bw'iteka, nemeye kujya kumucungura, ntanze umwana wanjye w'ikinege witwa Kristo. Umuntu uzamwemera akamwizera azabona ijuru, azabana nanjye ubuziraherezo.
mu byanditswe niko bitubwira. Karame. Dukomeje sinzi niba dukomeje tukaganira kuri bano basore. Yego. Icyitegererezo cyiza. Yego. Impamvu ndivuga ni iyi. Nuko urumva kugira ngo ngubu reka tuvuge yenda nkameye. Yego. Aramutse mpamagaye akavuga ati abana bawe 3 cyangwa 4. Yego. Kuza bakajya baza bakaba hano iwanyu. Yego. Urumva biragoye cyane kugira ngo umwana aze gufata initiative cyangwa se afate icyemezo cyo tubivuga. Afate ngiye ntabwo nzarya ku byo kurya by'umwami. Reka tumugeranye yenda nkamiye ngubu. Yego. Yego. Urumva uwo mwana ni iki gishobora kuyobora uwo mwana kugira ngo ataza kurya yenda ku buryo by'ibwami. Ni umwuka wera, si icyo gihe umwuka wera wabagaho ni roho mutagatifu nk'uko Kiliziya Gatolika ibitubwira. Ese twabivuga gute? Okay, ni umwuka wera wamuyoboye. Mu Migani ibice 22:6 haratubwira ngo menyereza inzira umwana akwiye gucamo azarinda asaza atari yayivamo. Ba Daniel abangaba bari baratojwe gusenga. Bivuye ngo bakiri iwabo mu gihugu cy'iwabo barasengaga bariki iwabo Buyuda. Batari babatwara bunyago. Bagezeyo kuko bari barahawe amabwiriza kuko bigenda bigaragara mu Barewe n'iki byose ko bibujijwe gukora kuno ku kintu cyapfuye cyakurya ikipfishije cyakugira gute ni batagomba kurya ku bintu bitejejwe kwa cyangwa se byakoreye imihango ya gipagani ntabwo bagomba kubikoraho. Iyo ndangagaciro yari barimo byatumye banayikomezanya na hehe ni Babuloni. Bituma bahendahenda umuntu umwami yari yashinze kugira ngo abiteho azajya bagabura ibyo kurya. Avuga ati tubabarire twebwe biriya biryo ntabwo dukeneye kubirya. Utugerageresha amazi n'ibishyimbo mu minsi 10 gusa. Nubona dusa nabi nibwo tuzabona kurya kuri biriya biryo by'umwami. Ariko nubona ubuzima bwacu bumeze neza uzaturekera ibishyimbo byacu n'amazi. Niyo mpamvu mu rugendo rugana ijuru bisaba kwigomwa. Hari byo tugomba kwigomwa. Inzoga iraryoha, ubusambanyi buraryoha cyane, ikindi kintu n'ubujura buraryoha. Ikintu cyose ukavuga ati ibi byose ndabiretse ndabyigomwa, ndabiretse kuko namaze kumenya ko Kristo ari umwami wanjye n'umukiza wanjye, ngomba kugenda nkuko yagendaga. Kuko hano ngo kwisi nta na kimwe yigeze yandurishaho icyaha, niko biritubwira. Niyo mpamvu rero nabo basore bacu bavuze tutiriyemeje twebwe ntabwo dushobora kuziyandurisha ku byo kurya by'ibwami. Bituma Imana nayo ibagirira igikundiro. Bibiliya itubwira ngo iki? Iravuga ngo ukunda Imana n'umenywa nayo. Yes. kugira ngo n'umuntu uri buze kugukurikira akumva ubutumwa bwiza, akumva ijambo ry'Imana, ari umusore cyangwa se naho yaba ari umuntu ukuze, ariko nawe yumve inama cyangwa se yumve inzira yakwiye kunyuramo mu gihe nk'iki ngiki, tugendeye kuri bano basore bajyanye ibwami. Urakoze cyane. Nuko icyo nsaba urubyiruko nuko basobanukirwa uburyo Imana ibafiteho umugambi mwiza, kandi Imana ibakunda nk'uko yakundaga ba Daniel na Basaduraka na bari basore ba Ananiya na ba Mishayeli. Ibakunda kuko nabo ni ibiremwa, bari biremwa nkabo. Niyo mpamvu rero Imana ibafiteho umugambi idashaka ko hari n'umwe yazabura. Bakurikira ijambo ry'Imana, bagashaka amaso y'Imana, Imana izabiyereka ibyo bifuza muri zo boîte de cyangwa se ibyo bimasoro, ibyo bifuza mu bujura n'ibiki byose, Imana byose irabifite kuko isi n'ibiyuzuye byose ni iki? Ni iby'Uwiteka. Ushatse kuvuga ngo mushimwe indi jambo vuba. Numvise mu ijambo rivuga ngo ababyeyi bacu bajye badushyigikira cyangwa se bajye badutoza inzira y'agakiza. Ugira umugisha ukaba ufite umubyeyi wakijijwe rwose, ujye uca bugufi umwumvire kuko bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kandi bizakugeza ahantu heza. Mbese ngo byatuma umuntu aba umugabo nyamugabo. Uko niko kuri. Yaba ari umugore ariko hari n'ukuntu ugenda ukumva bakakumva abantu barimo baravuga bati uriya mugore ni umugabo kabisa. Kuko nuko abantu barimo kubivuga. Ngo ababyeyi bacu igihe badutoje inzira y'agakiza, ngo natwe twazagenda uko tugenda dukura twazagira urugero rwiza cyane, haba ku miryango yacu, no ku gihugu cyacu. Niyo mpamvu nyine uriya mugabo witwa Salomo yanditse avuga ngo menyereza inzira umwana akwiye gucamo azarinda asaza atari yayivamo. Ndi kubaza tuvugana ku musozo, byaje kurangira gute
Saduraka Meshaki na Abedenego bagumye i Babuloni cyangwa barongeye basubira mu gihugu byarangiye? Bibiliya ntabwo nta kintu iri kitubwiraho. Icyo tuzi ni uko gusa babaye abatoni ibwami. Babaye abatoni ibwami kubera iki? Kubera ko umwami yigeze kurota inzozi. Arose inzozi ahamagara abanyabwenge bose afite mu gihugu, ndetse barimo n'abapfumu n'abakonikoni. Haza kuzamo n'abadaniye n'aba bahungu bose bahehe bazanye bunyago bavanye i Yerusalemu. Ariko bananiwe gusobanura izo nzozi abo bantu yitaga abanyabwenge biwe. Ariko Daniyeli niwe wahindukiye agira gute asobanura izo nzozi, bituma imbere y'umwami aba umutoni, ndetse yaje kuba minisitiri w'intebe cyane. Abo bajyanye ibwami. Uyu Daniyeli niwe wabaye umutoni cyane ku mwami, kuko asobanuye inzozi bituma batagira gute batarimburwa. Hari n'ahandi abo bahungu kubera ko batojwe gusenga no kugira gute baje kuko umwami aho Daniyeli asobanuye kiriya gishushanyo uburyo giteye, yarose umwami yarose amaze kukimusobanurira uburyo cyari gifite ishusho y'izahabu, umutwe ari izahabu, igituza ari ifeza, amaguru agenda bisobanura byose. Niko yamubwiye tumva rero wa mwami we, uwo mutwe wabonye wazahabu niwe wowe. Niyo mpamvu umwami yaje kuvuga ati nuko bimeze, burya ndi umutwe ndakomeye, reka nkore ishusho noneho y'igishushanyo cyangwa nakite ni kimonima niki nka monima, mbese kiri hariya ngishinga hariya mu kibaya cyitwa Dura. Icyo gishushanyo cyari gifite metero 30 zijya hejuru, gifite n'umubyimba wa metero 3, ariko gifite icyazahabu gusa, gifite ishusho y'umwami Nebukadinezari. Naho rero abo bahungu impamvu nkwereka ko gusenga bifite umumaro cyangwa se bitera n'imbaraga y'ubutsinzi, niho bavuga ngo noneho bakaza kubagambana nabo kubera kubagira amashyari. Daniyeli yaje kubasabira akazi, bantuza baba guverineri muri icyo gihugu cy'i Babuloni. Urumva barabanyagano, ntako na bene igihugu batari kubagirira ishyari. Niho bavuze ati mwami reka dushyireho itegeko, baragana bati bashyireho itegeko umuntu utazapfukamira kiriya gishushanyo bashyize hariya azajugunywe mu muriro utazima cyangwa se mu muriro w'itanura. Bivuge ngo aho Bibiliya igarukiriza itubwira ijambo ryayo, yego, kuva kuri bano bagabo bivuge ngo igihe cyabo cyabaye cyiza, cyabaye igihe cyiza cyane, bagiye bubaha Imana kandi nayo irabubahisha. Bivuge ngo kugira uno munsi umuntu wari wese utoya yaba umusaza wubashye Imana, yego, ni ukuri kose. Pastor murakoze cyane rero, turi kurangiza wagira mu tumutanga abantu bose batuye isi abakurikiye, yego, bari muri Amerika, bari Burayi, bari hano muri Afurika, bari nayo wacu mu Rwanda i Kigali ndetse n'andi Gitarama, yego, ubutumwa ubaha kubw'ijambo ry'Imana. Kubw'ijambo ry'Imana, Imana niyo kwizerwa kandi Imana ntabwo ibeshya, ibyo ivuze ni ukuri, ibyo yavuze irabisohoza. Hari isezerano yahaye Aburahamu aramubwira ngo umva, umuntu uzaguha umugisha nzamwifuriza, nzamuha umugisha, kandi ubwoko bwawe abazagukomokaho bose bazabanyamugisha. Uyu munsi turabona Isirayeli nubwo tuyibona kuriya, ni ubwoko bwatoranijwe n'Imana, twabyungukiyemo rero handi banze kwakira Kristo, bigatuma ubutumwa bwiza bugira gute butugeraho, bigatuma natwe dusobanukirwa Imana. Icyo nakwifuriza buri muntu wese ni uko yasobanukirwa uburyo urukundo Imana idukunda. Imana urukundo idukunda ni uko tuyigirira icyizere, twamara kuyigira icyizere tukakigirira n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Nitwamara kwizera Yesu Kristo bikatubera nk'umwami n'umukiza wacu, bizatuma tubona ijuru, duhinduka abisirayeli nyakuri. Yesu ashimwe cyane. Uretse n'ibyo gusa tuzabana n'Imana ubuziraherezo. Imana tuzayibonesha amaso ku maso tugeze tubona, kuko ni umugambi wayo. Niyo mpamvu umugabo witwa Daniyeli agenda agahuza n'igitabo cyitwa Ibyahishuwe. Ibyahishuwe nuko sinzi umwanya dufite wo kuganira, ariko harimo nabyo iby'ingenzi byerekana uburyo Imana izabana natwe. Karame, Imana izabana n'abantu bayo, uko ni ukuri cyangwa ni uko niko kuri. Igihe cyo bivugaho nuko ijambo ry'Imana ari ukuri itabeshye. Yego, kuko byagiye ivuga byose byagize gute, byagiye bisohora. Hari byabayeho, hari n'ibyo dutegereje ubu ngubu, hari n'ibizabaho. Yes. Ibintu byose byanditswe muri Bibiliya ntabwo byari byasohora. Byinshi ntabwo byari byasohora. Igitabo cy'Ibyahishuwe se kibivuga iki? Ngaho nsomera igice cya mbere umurongo wa 19. Igitabo cy'Ibyahishuwe. Yes, ni Yohani intumwa.
kandi insaba abantu kuko bazajya bitiranya ba Yohani. Ni Yohani intumwa wabanaga na Yesu. Ni Yohani intumwa mwene Zebedayo wavukanaga na Yakobo. Yakobo wundi baciye umutwe kugira ngo mbasobanurire barazabibona mu byakozwe no mu gice 12. Uwo ni Yohani intumwa wundi wajyaga wegama mu gituza cya Yesu. Wundi Yesu yakundaga. Ariho Petero ajyaga avuga ngo se mubaze ngo n'undi uzabikora uzamugambanira. Ngo kazajya kebuka akamubaza ngo mwami wadusobanurira, akamuga ati uwo turi buhurize ikiganza kumbeye. Igice cya mbere cy'ibyahishuwe usoma umurongo wa 19. Ni narwo rufunguzo rwa mbere ruhagarariye ibyo byahishuwe. Soma. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bikurikireho umeze ngo soramo utwumve. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho. Wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Urakoze cyane. Uwo ni Kristo wari ubonekeye umugabo witwa Yohani, Yohani intumwa. Igihe ari ku kirwa cyitwa Ipatimo, aho abaroma bari bamuciriye kugira ngo agire gute azahapfire, kuko yavuga ubutumwa bwiza, avuga ibya Kristo. Nka kuriya tujya twigisha tuvuga abantu bakire Kristo umwami n'umukiza wabo. Baravuga ati rero no muntu ntabwo twazamushobora, kuko nubwo Bibiliya itavuga byinshi, bavuga ko hari aho bigeze kumujugunya mu ngunguru y'amavuta icaniriye, aho kugira ngo apfe kandi yarashaje, ahubwo avamo ari umusore. Ibyo nuko Bibiliya itabivuga byose, kandi na Bibiliya ivuga ngo nkuko mu butumwa bwiza bwa Yohani nyine bivuga ko ibyo Kristo yakoze cyane ibitangaza byabiri hano ku isi ntabwo byakwirwa hano mu gitabo cya Bibiliya. Banditsemo bike. Ubwo rero aravuga ati nta kindi cyamushobora, reka tumunage hariya kuri kiriya kirwa cyitwa Ipatimo. Ni ikirwa kigizwe n'ibitare gusa, kiri mu nyanja y'Ubugiriki. Nta bantu bari batuye aho. Rero niho umwami Yesu Kristo yamusanze ngo ari mu buvumo arimo asenga. Uzasome uzakomeze wumve ngo ari ku munsi w'Uwiteka, ari ku munsi w'umwami Imana. Umunsi w'umwami Imana twemera cyangwa twiza ni umunsi Kristo yazutseho. Yari hari ku cyumweru arimo asenga. Niho umwami Yesu Kristo yamusanze aho ngaho mu buvumo. Amubaza ati ibyo wabonye byabayeho kera, n'ibyo ubonye ubu nibizabeho, ubyandike ntubigire ubwiru. Yes. Yes, yamusanze ko cyakira. Rero wandike ibyo ubonye n'ibiriho. Yego. N'ibiri bukurikiraho. Nibizakurikiraho hanyuma. Karame. Turimo kwibaza iki gitabo cy'ibyahishuwe. Somame inkuru nyinshi cyane. Yego. Ibyahishuwe kugera uyu munsi birasohoka cyangwa bizasohoka mu myaka izaza. Haragenda hasohoka ubu ngubu ibyahishuwe nyabyo nyirizina. Bimwe byagiye biza ariko bike kuko urumva ko hari amatorero agiye yandikira abati ndagushimira ibi, ndakugaya ibi, gira gutya na gutya, ariko gira na gutya na gutya. Arabikora, ariko nyuma yaho hari ibyo tutari twabona. Iyo tugeze nko mu bice 7 n'urugero nshatse kuguha, batubwira nk'abantu ibice 7 by'ibyahishuwe, hari abantu Imana izashyiraho ibimenyetso igihe Antikristo azaba yigaragaje, mbese yaje kumugaragaro. Antikristo arakora urwihishwa, sibyo? Aje kurwanya ubwoko bw'Abisiraheli, aho Imana izavuga tuva bumeretse kumena urwo rwabya bw'umujinya kugira ngo ngirire n'abantu tubanze dushyire ibimenyetso ku bantu bafite kwizera, banze kwifatanya n'ira nyamaswa yitwa Antikristo, uriya muntu wigize Antikristo. Babyumva neza? Niyo mpamvu aho ngaho haboneka 144 bizaba biriho ikimenyetso cy'Imana. Imana izabihera, batazashobora gukorwa na ntuza na Antikristo. Karame. Umuntu azabibona iki kwa ikimenyetso? Byabizi kera iyo umuntu yajyaga akarwara umutwe, bajyaga bazana umuto bakamukoza no ku gahanga, mbese nk'ibyanjye bakamukoza no ku mugongo kugira ngo nibura bamuri bugabanuka. Ukumva ni nk'ikimenyetso baba bamushyizeho nibura kigaragaza ko umuntu bamukojeho umuntu. Okay. Ikimenyetso abangaba bazahabwa ni ikimenyetso Imana izabihera ubwabo, ntabwo kigeze gisobanurwaho muri Bibiliya. Ahubwo ikimenyetso tubona kizashyirwaho abantu ba Antikristo bamuyobotse ni uriya mubare 666 uzashyirwa mu gahanga, mu ruhanga rw'umuntu umwemera umukurikira no mu kiganza cy'iburyo. Ibyo bizaba ari itorero ryaragiye. Abakristo batakiri mu isi. Oya, abakristo bazaba badahari, ahubwo abo 144 nibo bazafatanya, nuko ari umwanya muto, bazafatanya n'abantu Imana yateguye mu bice 11 by'ibyahishuwe. Bazava mu ijuru. Bibiliya ikatubwira ko abasesenguzi cyangwa abasobanukiwe bakuyobowe n'Umwuka Wera ari Eliya na Enoki, kuko nibo bagiye mu ijuru badapfuye.
turi kumwe ariho bazavuga ubutumwa bwiza mu gihe cy'umubabaro uzabaho utari wanabaho, kuko itorero niryamara kugenda hari imyaka 7 Imana yateguye izabaho y'umubabaro. muri icyo gihe cy'umubabaro iyo myaka 7 niho Imana izatoranya abantu 144 ikabashyiraho ikimenyetso. Abakristo izitoranyiriza abakristo, izitoranyiriza nyine abanze kwifatanya n'icyo kinuza ni antikristo. Kwa antikristo niyo mpamvu Kristo hariya ibice 24 bya Matayo 15 yavuze ngo ubwo muzabona umurimbuzi ahagaze ahera, nyamuneka ngo usoma ibyo bintu abyitondere ngo muzakizwe n'amaguru. Turi kumwe muri ya myaka 7 rero izabaho y'umubabaro Imana yateguye nyuma y'uko itorero rigenda. Ni nayo mpamvu Pawulo yasobanuye abantu baravuga ati mva rero ubu uyu mugome urimo ukora ibintu rwihishwa ntabwo yari yagaragazwa, ariko igihe kizagera agire gute agaragazwe muzamubona. Wansomera mu Batesaloniki kugira ngo abantu babyumve, reka ngufashe. Abatesaloniki urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike, Pawulo yabihishuriye abantu avuga ati uwo munyabugome atari yahishurwa aragoze umwijima tukagira gute bigenda bibaho ku isi hirya no hino, tugenda twumva ibihuha, imyuzure igenda iba, imiyaga, ibirunga bigenda biruka, byose nuko ntabwo antikristo arakora ku mugaragaro. Azagira igihe noneho akora ku mugaragaro, abo azakora ku mugaragaro bavuga ko azaturuka mu gihugu cy'Uburusiya. Ni inkuru ndende, ntabwo ari ibintu wasobanura mu kanya gato nk'aka ngaka, kuko igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli biruzuzanya, bikwereka igihe cy'umubabaro kizabaho, bikwereka abantu bazava mu ijuru bakaza kwigisha abantu hano ku isi, kugeza ubwo noneho ibice 11 n'uza kubona umwanya uze kuhasoma, bizageza ubwo Kristo azaba agiye kugaruka bwa kabiri ku isi. Kuko Kristo bwa mbere bitwereka ko Imana izavuga tukamusanganira mu kirere. Turemeranywa nawe? Reka turebe Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 haravuga ngo nagira ngo masome nihuta kugira ngo abantu bumve. Bavuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'aba abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Okay, umva ko Yesu yavuze yivugiye ubwe. Abantu tugenda kenshi dukunda kuvuga uyu mukirimbuzi bakamwitiranya n'umwami witwaga Epifane Antiochus. Epifane wari umuroma waje gutwika intuza urusengero rw'i Yerusalemu, ariko ntabwo niyo mpamvu azaza yishushanya ameze nkawe. Uyu antikristo abumva ko Kristo yamuvuze ku murongo ibice 24 byo kwa Matayo 15 Yesu yaravuze ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Ubisoma byitondere, niko handitse mu dukubo cyangwa se utwugarizo. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye yo kuzasura imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abasa nibo bazafite iki. Ibi bishaka kuvuga iki? Antikristo hari imyaka 7 nageze dutangira. Nabwiye ko hari imyaka 7 izabaho y'umubabaro itorero rikimara kugenda. Mbere twabonye uburyo itorero rizagenda. Abizera Kristo n'ubu Kristo niyo yaza. Abapfuye bamwizera nibo babanza kuzuka. Ntabwo hazazuka abantu bose, sibyo? Noneho bazazuka natwe ubwacu bakiriho turi hano ku isi tugihumeka, tuzamuke kubw'umwuka w'Imana, tusange Kristo wagiye hariya mu kirere, atujyane aho duteguriye nk'uko Ivanjili ya Yohana itubwira, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yohana butubwira. Ibice 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 aravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere, kwa Data hari amazu menshi, ngiye kubategura hanyu kugira ngo ndi namwe muzagire gute, muzaba ariho muzaba. Wabyumvise neza? Icyo gihe rero nubwo antikristo noneho azagira gute, azaza yishushanya avuga ati nigiye Mesiya. Kuko uyu munsi Abisirayeli benshi bategeze bizera Kristo, kandi ari we Mesiya, ari we gakiza. Ahubwo ngo azavuga ati nigiye Mesiya uwa antikristo. Azaza ari nk'umwami. Uretse wumve se azabita, kuko ni plan y'Imana yikoreye muri iyo myaka 7. Hazaba amahoro adendeje muri iyo myaka 7 ari imyaka 3 n'igice. Antikristo azaba ayobora basenga batamba ibitambo by'intama zitagira inenge ku rutambiro kwa
nk'uko abatambyi kera bakoraga n'ubu ndetse harimo abakibikora sibyo muri Isiraheli. Noneho niyageza hagati mu myaka 3 n'igice, niyageza hagati mu myaka 3 n'igice nibwo azahagarara hahandi batambiraga ibitambo by'intama zirinenge cyangwa igitambo kizirinenge, atangire kugira gutuka Imana. Niko bizagenda. Niko bizagenda. Nibwo Kristo yavuga ati ubwo muzabona umurimbo zahagaze ahera, nyamuneka muzakizwe n'amaguru sibyo. Ba Bisiraheli bari bamenyereye ko Mesiya wabo atanga ibitambo bizirinenge n'iki byose, we ahatambira ikizira. Nahatambira ikizira bira ntabwo dusobanura nimba ari ingurube nimba ari iki, kandi ingurube ku munyisiraheli ni ikizira. Ntabwo ashobora kubona ingurube cyangwa se ngo bayorore cyangwa no bazi intama n'andi matungo, ariko ingurube yo apana. None niyo bazatamba aho ngaho ku rutambiro bajyaga batambira igitambo cyera, aho rwaje ibyo bizira. Noneho rero niyo mpamvu Kristo yamwise ikizira, angatangire no gutuka Imana. Babyumvise neza nshuti yanjye, murankurikira. Niyo atangira gutuka Imana no kuyisebya, nibwo wumva abanze kumuyoboka, kuko benshi bazavuga ati ibi ntabwo twigeze tubibona twabaho mu mateka yacu, bazakizwa n'amaguru bahunga Abisiraheli. Abisiraheli. Ariko kubera ibimenyetso n'ibitangaza Antikristo azaba arimo akora, ahabwa n'ububasha na Satani, benshi bamwe bazamuyoboka, bazongera bagaruke bamuyoboke bamwe sibyo. Nibazakubita yakashi mu ruhanga ya 666 no mu kiganza cy'iburyo, abo ngabo nibo bazabemerewe no kujya ku isoko kugura ibyo kurya. Nibo bazabemerewe kujya ahantu hose bafite uburenganzira. Ariko babandi bamwanze rero wumve ibizakurikiraho, umubabaro uzabaho niba Antikristo azahindukira atoteza. Pastor, ndumva kino gitabo cy'ibyahishuwe kiraryoshye cyane, ariko ndifuza yuko twakomeza ejo, umunsi ukurikiyeho ejo abantu ukababwira none ibyakurikiyeho. Pastor, nagira ngo uhereze ubutumwa abantu, ariko tubararikiye kugira ngo umunsi ukurikiyeho babe bari bugufi, mbese tumenye ngo ibizakurikiraho ni ibi, abantu bakomeze bagire inzira n'inyota yo kuzamenya ikindi cyakurikiyeho urimo kudusobanurira. Banishimwe cyane, ndagushimiye kandi nabashimiye. Aha ngaha niho wumva rero noneho Imana ari bwo izigaragaza, noneho ikagira gute, igatangira gushyira ibimenyetso kuri abantu 144 bazagenda barushaho kugira gute, badakorwa na Antikristo, kuko ntabwo azababasha bo. Reka nibo bazatangira kuzagenda bavuga ubutumwa bwiza, bavuga ati nyamara Kristo ariho, Kristo yabayeho. Benshi nubwo badusize bakagenda, tuba twarajyanye, none Imana ishimwe kuko n'ubu dusobanukiye ko Imana yongeye kutwongera iminsi yo kubaho, bagashishikaza abantu noneho basigaye muri icyo gihe batotezwa na Antikristo. Ibyo byose bizaba bimeze nk'aho tujya turi umupira w'amaguru tureba igikombe cy'isi cyangwa hehe. Ibizaba bibera i Yerusalemu byose, abantu bose batuye isi bazaba babikurikirana ku mateleviziyo yabo. Murakoze cyane, ariko ndagira ngo abantu bakomeze kugira amatsiko, kwibaza ngo mbese ikizakurikiraho cyangwa se ibyakurikiraho, ibigiye kuzakurikiraho ni ibihe, nk'uko dusoma Bibiliya ibitubwira mu byahishuwe. Ndifuza yuko abantu ejo baza gukurikira bakunda icyakurikiye. Nanjye niteguye rwose kuzababwira igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Murakoze cyane Pastor. Imana ndifuza yuko warangiza usenga Imana, usabira abantu umugisha bagiye kurikira buno butumwa, bagiye kuzabureba kuri zino mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se z'abandi, ariko bakurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bumva icyo birimo kutubwira no munsi, bumva ikirimo kudusaba, bumva kugira ngo tubashe kwirinda, kugira ngo ibi bintu biri tubwira bimwe bizaze ari ibintu byadufasha kuzabona ijuru, atari ibintu byadufasha kuzarimbuka, ahubwo bizaba ari ibintu byadufasha kuzabona ijuru. Urakoze cyane rero, kandi nawe turagushimiye, ariko ndifuza yuko wagira ikintu ubutumwa ubwira abantu, unabasaba undi munsi ukurikiye ko bazaza mukaba muri kumwe, tukaba turi kumwe tukumva icyo birigenda itubwira mu ijambo ryayo. Murakoze cyane. Ariko nk'uko Yesu hariya yari amaze kuvuga ngo nk'uko umuhanuzi Daniyeli yabivuze, nifuza ko abankurikira baza gusoma igitabo cya Daniyeli ibice 9 umurongo 27. Ibice 9 27 harita hahuza n'ura murongo wa 15 wo muri Matayo, cyangwa se mu Ivanjiri ya Matayo, cyangwa ubutumwa bwiza bwa Matayo. Niyo mpamvu ibintu by'Imana rero birahuzwa, kubera ko ni ibyahumetswe n'Imana, nk'uko twabisomye cyagiye tubona uburyo Petero yabisobanuye. Abati ntabwo ari umwana w'umuntu n'ibitekerezo bye n'ubwenge bwe bwanditse Bibiliya, ntabwo nuko bari bashore n'umwuka w'Imana. Natwe rero tugiye gusenga dusaba abantu kugira ngo Imana irusheho kubahishurira ijambo ryayo.
barisobanukirwe ku rwa rukundo rwayo idufiteho, ko idufiteho umugambi mwiza nuwo kutugira neza, no kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Tuzasoma tugere naho tuzabonaho Imana izahanagura amarira n'agahinda twagiriye hano ku isi. Mu bice 21 by'Ibyahishuriwe byose tuzagenda tubisoma dukurikije igihe tuzaba dufite, kandi Imana ibaho umugisha bashoboye kudukurikira. Ndabizi neza ko ijambo twavugiye aha ngaha ritaba imfabusa. Hari abo riri bufashe, hari n'abagira amatsiko ryo kugira ngo bazajye basobanuza. Wabishobora kuzajya abona akanya afite WhatsApp yazajya anyandikira yenda aciye mu gikari. Aramutse afite ahantu yandika yakwandika nimero ya telefone yanjye ni 078 16 53 48 9 iri kuri WhatsApp. Wumva afite inyota yo kugira ibyo abaza yazambaza, nkuko Imana yangiriye ubwo buntu bwo kubimenya, kandi Imana iduhana umugisha. Ndabizi neza ko hari abantu benshi bagiye guhinduka kubera ijambo twavugiye ahantu, kuko Imana nikishaka ubutumwa bwiza bwaguka bwakwira isi yose. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo ndagiye ariko ntabwo mbasize nk'imfubyi, basiye umwuka wera. Mugende munyamamaze, muhere hano iwanyu mutuye, mugende mu bihugu muturanye, ndetse ubutumwa bwiza buzakomeze buzagere hehe ku isi yose. Ndabifuriza kuzabona ijuru, ndabifuriza kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Nicyo nifuriza abantu bose bankurikiye, kandi hamwe n'Imana yacu idushoboza. Ni mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Tugiye gusenga. Imana ibane natwe twese. Data, turagushimiye ubwakanya keza waduhaye, ari abankurikiye, ari abo twicaranye hano muri studio bakurikiye ijambo ry'Imana. Reka mwami bari wowe wikorera imirimo, umwuka wera adushoboze, ari abaryumva bazashobore kugirira inyota, kandi n'abatari bakizwa bagirwa umugisha wo gukizwa kubera ibyo waduteguriye. Udufiteho umugambi mwiza, nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Uri Imana yacu, twarakubonye ntabwo twakubwiwe, twarakubonye mu mirimo itangaje wagiye udukora mu buzima bwacu mwami, kugeza n'uyu munsi twaza tugiye mu mwaka w'abazima. Reka abantu bagira ibyiringiro bavuga ati dufite Imana ibera hose icyarimwe, dufite Imana idukunda, dufite Imana itwitaho. Twe kugenda ku bitekerezo by'amadini cyangwa se ku uburyo bifuza yuko itorero rya Kristo ryagombye kumera, ahubwo ijambo ryawe ribe ari iry'ukuri. Reka mwami Imana tugendere mu rukundo rwawe, ubuhanuzi buzima ni ijambo ryahumetswe nawe. Reka turikurikire kandi tubone umwuka wera. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko ari ugiye gushoboza ubwoko bwawe, kandi bagiye gusobanukirwa urukundo bafitiye. Reka ishimwe ikuzo n'icyubahiro bikomeze bibe byawe, haba mu bihe bya none ndetse n'ibizaza. Ni mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane.